Reka uri mubi. Oya ariko se Katarina Mbereye mu rutoki ko ari iki? umva nkubwire wivuze induru naragukunze cyane burangiye murawureba umunsi ku munsi murawureba rwose numva twakibanira tukanakundana. Ariko Katerine nagorwa wagize. Naragukunze kandi buyangiye murawuturura buriya amaso yanjye bari hamwe. Hanyuma ukaza kundungurukira mu rutoki se. Ego umutima wanjye ukurebye uhita ujya mu gitereko. Reka. Uravugisha ukuri? Ndavugisha ukuri naragukunze wumve ngo ndashaka ahubwo. Aya ndakora hoshi. Hoshi. Ariko se reka nkubaze. Ariko rero kandi nkubwize ko nawe urankunda ubwo nabize icyo ugiye kumbwira. banza wumva uzabanza ujye kogoshisha ubwanwa. Ubwanwa bwanjye burimo imitsiriko. Ariko se ubundi nkubaze. Mama yangu game over. Ibi nibizangarura. Nimbi mumfate muzapfa n'ubukene muzagwe mu bukene muzatunge ubukene buzabaherane. Numbi numfate mukakarani nyirahirwa numbi numfate ndabavumye ubukene buzabafate nimuzabe hano ubukene buzabazirike mwese mundirundebe ndi mubiki komera nari ndi hano naje kubasura ndavuga ati reka mbe mbyina amaraba mbyina gutya amaraba yedo barimo nibyinira nkabyina byanumbi numfate nibyo wumvishe hari ibyo wumvishe. Ese undi uri mubi cyangwa ko nduzahagendereye? Aha se hari ibintu ubonye ngiye bakorera ndarengana rwose njyewe uzaba ahubwo narinje kureba mama wawe ngo anyihere ubugoro nirire nta kindi kintu narinje kwirebera. Mama asanzwe acuruza ubugoro se? Turabiyoboye yuko arya ubugoro agenda bujunditse iyo aje mu itsira tubibona. Ariko nta kibazo ndabona umukobwa yarakuze yarakuze reka natwe twigendere ariko ubundi nta kibazo mwana uzahaha uronke. Ese Mimi waje inaje. Ese mama yewe nanjye namvuye mu gatsinda. Ikigabo nsanze hano gifite ibintu by'ibyanwa n'ibisatsi gitari ngo mu rutoki urakizi kubijyanwa. Ariko ubwo si ikigabo dahuye hariya nsanze kiri kubyiragira ngo numbi nufate nimba ngo numbi nugira ute simbizi sinzi ibintu yari kunyagiriza hano ngo ni ntumbi. Epara akagenda na ntumbi wiwe hoshi ubwo wasanga ari abandi bacuragura. Hari numvise ngo umugabo bacuragura ariko mu izina rya Yesu agendane n'imyakuye. Nuko uraba utamukoze mu ntoki ntamubwiye ati komera none se nari kubyanga. Wamusuhuje? Namusuhuje nyine. Korero bikamubwira njyewe nari nzi ko waze kumenya ubwenge ariko ni ukukubona gusa. Mu izina rya Yesu najyane na za ntumbi ziwe. Niyo mpamvu mbona yagize aha ngaho. Mu izina rya Yesu ajyane n'imyakuye. None se ryatsinda bimeze bite yihanuzo y'amafaranga ko ndi kugusaba yo nsubiza ku ishuri ukaba utari kumbwira? Amafaranga y'itsinda bazayampeje ejo nibwo muzagabana. Ariko ntamubwiye ibintu byo kwiguntesha umutwe ngo ni ngwe school fees warangiza ukanzanira amanota 20%. Reka nkubwire nawe ariko rero ndabona nzajyana nawe kuri kiriya kigo wigaho amenye ibintu usigaye ubamo kuko ntabwo najya ntangawe amafaranga ngo nurangiza unzanira amanota 20%. Ukuntu ubu nunegamo amafaranga nzajyana nawe. None se basi ku wa gatandatu wagiye gusura papa hari afungiye? Ahubwo se ura nta kuntu twazajyanayo muri ibi biruhuko hanyuma ukagenda ubonana na papa? Njye njyayo
ariko ikintu cyitwa ibinyampeke kugera ku byubaka umubiri ibyo biryo turabifite ibinyabifufu ni ibinyamafufu ibintu by'ibinyampeke ibintu nk'ibyo byose uwo mudugudu wose rwose ndawuzi cyane ariko si kugira ngo ubundi ni uko ari iby'ubu ngubu ubundi kera nk'uyu murima wose wasangaga wuzuye ibintu byitwa ibiryo guturuka ku binyampeke kugera ku bitera imbaraga cyayi bya kera byo ntiwabivuga umva ibiryo byo birahari ariko rero imyumbati nayo ariko se aya mavoka yo kumperuka hariho menshi yagiye aho ndebera ariko banze aha bamamaza y'imona amburu turira imyaka dore imyumbati yaruri ariko noneho mana yanjye ibi byo sinzi uko ndi bubibare si ibi ni ibiki twari tuje nenzanye wa mukiriya ariko se wagize ngo sinari muhagejeje mu gihera munzanire pe mwiriweho mwiriwe mwiriweho cyane dore nguyu amakuru ni meza ariko nta hantu nkuzira simbizi ariko buriya abantu bajya ariko buriya harahari buriya harahari wewe ubaha rero urabona gutya nuko wenda izuba ryavuye ariko rwose urabona ko ibintu byose birimo ndabona amateke ariko se birihora ego mana ahubwo nuko ntafite si iby'izuba nuko ntafite isuka mba nkuyu ukareba ubu nta kuntu umuntu yawushikura wawushikura uyu mwumbati ni wawushikura wa mugabo we harakomeye umva impamvu si ikibazo cy'uko hakomeye gusa ahubwo avuga ngo iyi myumbati aha inaha harera urabona haba hariho imyumbati myinshi hakiyongeraho nuko n'izuba ryacanye mbese hagakomera ariko ubundi rwose nta kindi urabona nanjye mba ndi gushaka nyine imyaka tujyana nyine muri iyo migi yo hirya ubwo nyine twari duhuye arambwira ati urayifite uyu muvandimwe abashaka imyaka yo kujyana iyo za Kigali urabona nka hano izamburi imyaka tuba tuyifite ariko iyo za Kigali baba barishwe n'inzara uyu nguyu nyine ni wijyana za Kigali bakarya ubu rero reka niwe njya kuri ubuhanga nuko ari Busanze ubu ngubu nagutembereza nka kujyana iyo n'ahandi hose birahari n'ahandi hose ariko rero reka nkubwire dore urugero rw'izangura urabona harimo amateke harimo imyumbati harimo insina buriya hari inyuma hariya nuko izindi zibona zitaraza ntacyo tutizinze mu magambo urabona twahereye iriya hirya ururumunywe hoya turumvikana nta kibazo ibintu uko biri hose ibintu biriho rwose nanjye se ko ntahenda ariko rero reka nkubwire uzi amafaranga nshaka reka miliyoni ebyiri zose uzi noneho miliyoni ebyiri nkashyira abakozi ko kubikura abo kubigeza ku muhanda abo kubipakira bakongera bakanabipakurura urumva se ngo miliyoni ebyiri uzazikura sinkubwira ko dore aha ntabwo byakunda reka nkubwire ntabwo ugenda nirirwa ninza mu bintu n'ibihumbi 50 amuhaye 50 amuhaye na 80 we na 80 ni ibihumbi 50 ndamuha ahubwo muri karitsiye niyo ari abantu se barahita babikora 50 suje kuvomera muhe na 80 wenda njyewe n'ikirakana gikora 80 ni 50 muha n'ikirakana gikora cyakora ndamwongeraho 5 ibi bintu ndanabikura rwose ngiye iki kirakana gikora rwose mu makazi rwose oya nimwigendere Catherine nawe nje Catherine tujya tunaniranwa bikagenda gutya oya igendere mujyane na hano Catherine ko hari ahandi gukorana n'abakecuru nako bisa twigire kwa muka wowe ko mbona urunguruka urimo biki oya ariko se Catherine umbereye mu rutoki ko ari iki umva nkubwire wivuze induru naragukunze cyane burangiye murawureba umunsi ku munsi murawureba rwose numva twakibanira tukanakundana ariko Catherine nagorwa uwagize naragukunze kandi buriya ngiye murawuturura buriya amaso yanjye aba ari hamwe hanyuma ukaza kundungurukira mu rutoki se erega umutima wanjye iyo ukurebye uhita ujya mu gitereko reka uravugisha ukuri ndavugisha ukuri naragukunze wumve ngo ndashaka ahubwo aya ndakora hoshi ariko se reka nkubaze ariko rero reka nkubwire kandi nkubwire ukuri nawe urankunda ubwo ndabizi icyo ugiye kumbwira banza wumve uzabanza ujye kogosha ikigero cyane
ubwanwa bwanjye burimo imitsiriko. ariko se ubundi nkubaza ko wambaye ikanzu bimeze bite? Jewe nyine urumva abantu benshi bajya banyibeshyaho bakavuga ngo ndi umurozi, ariko baba bambeshye. ubwo ni byo Oya baba bambeshye. ubwo se ariko ubundi ariko ndibutse Eh. se na twahuye nijoro Njyewe nari mvuye kwa Munyandekwe. Nyandwi si umuzi se? Niho nari mvuye, ariko ntugire ikibazo, urutoki rwawe nta kibazo ruba rurinzwe. Iyo ndurimo rwose. urabizi Ibintu bitatu. bingahe? Ibintu bitatu. aka ni kangahe? Aka ni kangahe? gatatu. ari icya mbere banza ujye gukozwaho iki cyanwa Nzaza kuko njyewe iki cyanwa nkikibona Yewe ikindi cya kabiri uhitemo kuba umugore cyangwa umugabo uvane n'ikanzu. urakoze cyane. ubundi nurangiza uzaza uzumbwira ibintu by'urukundo. urakoze cyane urakoze cyane. umva nta kibazo rwose, nta kibazo. ibintu mbwiye nzabikurikiza, ntugire ikibazo. rwose nuko bimeze, ariko uzaze rwose ibyo bintu wabikoze. Oya nta kibazo rwose nzabikora. wabikoze rwose nzabikora. mbega nyashi we, mbega nyashi yo buleti yo mama we uriya. nanjye nagorwa Katerine nzajya nkundwe n'abasazi. nanjye naragowe rwose ngo mbona bihita genda ubusa we. wako ubundi uramureze wabona yicara mu rutoki rwanjye, ubundi buriya bitebye we. akaguru karagagaye we, karagagaye. Mama ubaye iki? akaguru karagagaye. Ubaye iki? Yesu we, nimudutabare. Mama we, mama. Ubaye iki? Ubaye iki? Mama we. akaguru kanje. Mama. akaguru kanje. Yesu we. ndengera mana mbona Ubaye iki se? Narakubwiye kiriya gisaza cyari ahirye. bihita kanza ruri kurungarunga rumeze Haguruka, haguruka, haguruka. ruri Narakubwiye. narakubwiye Narakubwiye. mbona bihita